Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuza muri iyi weekend twinjiyemo kandi turimo. Tugiye kuganira ku mbaraga z'amashimwe y'abene gihugu. Imbaraga ziri kuba igihugu cyashima Imana, imbaraga ziri mu kuba ubwami bwaterana bugashima Imana. Bibiliya ndayikunda, nabaye umukunzi wayo cyane, ariko inewe akababwira ngo bagiye kurimbuka kubera ibyaha bakoze. Ngo barangije guhera ku mwami kugeza ku baturage baciye bugufi ngo bambara ibigunira. Baca bugufi ngo basenga Imana, basaba Imana imbabazi. Imana irebye icyo gikorwa gikozwe n'abene gihugu bose ngo iranezerwa, itanga imbabazi ntiyabarimbura. Iyo rero abantu mu gihugu bafashe intera imwe bagakora igikorwa kimwe cyiza, binezeza Imana. Ariko muri aka kanya naguteguriye ikiganiro cyiza, ntujye kure ugitega amatwi. Tugiye kuganira ku mimaro 5 ya Rwanda shima Imana. Imimaro 5 yo kugira igihugu gishima Imana. Abanyarwanda n'isi muri rusange ku nshuti z'u Rwanda, ntabwo twabura kuvuga ko tugira ishimwe ryihariye dushimira Imana ko yaduhaye amahoro mu gihugu, ikaduha ubuyobozi buha abanyarwanda ijambo, abantu barakora, abantu bagashaka imibereho. Aya mahoro tuyashimira Imana, tukanashimira Imana yaduhaye imibereho n'ubuyobozi bwiza. Turifashisha ijambo ry'Imana kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tureba imimaro 5 iri mu kuba abanyarwanda bicara bagashima Imana. Tureba akamaro ko gushima Imana ku muryango, ku rugo, ku mibereho yacu ya buri munsi. Turafata Bibiliya zacu dusoma igitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma, ibice 7 ku murongo wa 14. Ingoma za 2 ibice 7 ku murongo wa 14. Maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bakareka ingeso zabo mbi, zumva ndi mu ijuru, mbababarira ibyaha byabo, mbakirize igihugu. Iri ni ijambo ry'Imana rivuga ku mwanzuro ufashwe n'abene gihugu. Hari umuhanzi wagiye uririmba ngo twese nk'umuntu umwe, igihugu kimwe, icyerekezo kimwe. Abantu bakicara hamwe, abakristo bakavuga ngo tugiye gushimira Imana, turabona hari ibyo Imana yakoze. Igihugu gishima Imana rero ni igihugu cyemera ko ibyo gifite bituruka ku Mana. Imana ishimwe. Gushima Imana si uguteranya abantu gusa ngo baririmbe cyangwa basenge, nubwo ari bimwe mu bimenyetso by'uko abantu bafite amashimwe, ahubwo ni ugushyira Imana mu buzima bw'igihugu, kuyubaha no kwemera ko Imana ari isumba byose. Mperutse kwigisha ahantu ndababwira ngo amashimwe Imana yemera n'ay'abantu bayihungiyeho, bakayizera, bakumva ko ishoboye byose, bagashyira Imana mu buzima bwabo. Ntibibe kuririmba gusa, ntibibe gutanga amaturo gusa, ahubwo umuntu agahungira ku Mana, akayizera, agakiranuka, akumva Imana iri muri we, mu maraso ukumva mu Imana, mu bitekerezo ukumva mu Imana, mu turemangingo twawe ukumva mu Imana. Muri Bibiliya rero tubona igihe isanduku y'isezerano yazanwaga i Yerusalemu mu murwa, ukuntu Dawidi nk'umwami yishimiye Imana n'umutima we wose. Bibiliya ivuga ko Dawidi yatambiye imbere y'Uwiteka n'imbaraga ze zose, kandi abantu barishima, abaturage barishima, ariko umugore we ngo aratangara, aramuseka ngo abonye ari gutambira Uwiteka. Ariko Imana yakomeje guha umugisha Dawidi n'ubwami bwe. Ibi wazabisanga muri Samweli wa 2 ibice 6 ku murongo wa 14 na 16, 20-23. Ibi twigisha ko gushima Imana kwacu bishobora gutuma abantu bamwe batabyumva, bakibaza ni ibiki turimo, kumva umuntu ari kuguseka, ari kuguhugura ngo uri kugira utubwo. Ariko umugisha w'Imana ntushingira ku byo abantu bavuga, ahubwo ushingira ku mutima ushaka kubaha Imana. Ngira ngo iki kintu ucyumve. Karibu rero mu ijambo ry'Imana, karibu mu kiganiro ngiye kuguha imimaro 5 yo kuba dufite igihugu gishima Imana, imimaro 5 yo kuba dufite abaturage bicara hamwe bagashima Imana, bakajya kuri stade bakavuga bati turashaka gushima Imana.
Umumaro wa mbere, gushima Imana bituma igihugu cyemera ko Imana ari isoko y'umugisha. Iyo abantu bishyira hamwe mu gihugu bakavuga bati tugiye gushimira Imana, bituma igihugu cyose, imbaga nyamwinshi, abantu bemera ko Imana ari isoko y'umugisha. Zaburi ya 33:12 haravuga ngo hahirwa ishyanga rifite Uwiteka Imana. Igihugu gishima Imana kiba cyemera ko amahoro atembera, ubuzima n'ubwenge bidaturuka ku mbaraga z'abantu gusa. Dawidi amaze kuzana isanduku y'isezerano i Yerusalemu ntiyihaye icyubahiro nk'aho ari we wakoze ibyo. Yishimiye ko Imana ariyo iri hagati y'ubwoko bwayo, abona ko wari umurimo w'Uwiteka kuba isanduku igarutse. Dawidi ashimira Uwiteka, afatanya n'abaturage gushimira Uwiteka. Niyo mpamvu rero igihugu gishima Imana kiba kivuga kiti Imana turagushimira ko ibyo dufite atari ku bwacu gusa, turemera ko ukuboko kwawe kutuyobora kandi ariko dukesha ibi. Amahoro dufite, umutekano dufite, ubuzima dufite, ubuyobozi dufite, ukicara ukavuga uti Imana turabigushimiye. Ntabwo Imana ikeneye byinshi byawe, rwa rugo Imana yaguhaye ikeneye ko wicara ukavuga uti ngushimiye urugo wampaye, umugore, abana. Icya kabiri cy'imimaro yo kugira Rwanda shima Imana, yo kugira igihugu gishima Imana, gushima Imana bizana ubumwe n'umunezero mu bantu. Iyo usomye Bibiliya Zaburi 133 ku murongo wa mbere haravuga ngo ni byiza kandi ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bunze ubumwe, bahuje mu mitima yabo. Iyo abantu bahuriye ku gushima Imana, ibibatandukanya bigira intege nke, ibibahuza bikagira imbaraga. Nufata urugo rwawe ugashima Imana, ibyari kubatandukanya muri urwo rugo biracika intege. Mu itorero nuko, mu muryango nuko, n'igihugu rero kigira abantu bicara bagashima Imana. Ibi nibyo muri theology bita ecumenism, imibanire y'amatorero atandukanye. Ibi ngibi bituma ikintu cyatandukanije abantu, cyakabatandukanije kigira intege nke. Abanyarwanda bagashima Imana ibyibagejejeho, bakumva ko ari umwe. Dawidi, amateka ya Bibiliya atubwira ko Dawidi atashimye Imana wenyine, yari kumwe n'Abisiraheli benshi, baracuranga, bararirimba, batambira Uwiteka. Dawidi ari ku isonga ayoboye icyo giterane cyangwa icyo gitaramo. Ni isomo rero rikomeye ku Rwanda. Igihugu gishobora kugira abantu bafite imyemerere itandukanye. Ntago mwese muzinjira mu rusengero rumwe, miliyoni zimaze kurenga 11 z'abanyarwanda ngo bishoboke. Imiryango itandukanye, ntago mwese muzava mu muryango umwe, ntimuzabyarwa n'umugabo umwe cyangwa umugore umwe. Imirimo itandukanye, ntabwo dukora kimwe mu Rwanda. Hari abatunzwe na siporo, bacunga umutekano, abashinzwe amasengesho n'ibindi bitandukanye. Ariko iyo haje Rwanda shima Imana, abantu bose bagira umwanya wo gushimira Imana bari mu gihugu cyabo, bari hamwe. Gushima Imana rero bishobora kuba urubuga rwo guhuriramo, kubabarirana, kubahana no kubaka ubumwe. Turihuta turebe umumaro wa gatatu wo gushima Imana nk'igihugu, wo gushima Imana nk'ubwami. Gushima Imana bitera igihugu kwicisha bugufi no kwisuzuma. Aha niho Bibiliya igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma 7:14 twigisha byinshi, aho ivuga iti nimuterane muririmbe, mube hafi yanjye. Ntabwo ari ibi byonyine rero Imana ivuga, ahubwo iravuga ngo nibicisha bugufi, bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bakareka ingeso mbi zabo. Ni ukuvuga ko gushima Imana nyakuri bigomba kujyana no kwihana. Naguteguriye rero ibibazo 6 bitangiwe n'inyuguti ya E. Naguteguriye E6 cyangwa se 6E dushyize mu Cyongereza. Ibibazo dukwiye kwibaza mu mashimwe yacu nk'Abanyarwanda, ibibazo dukwiye kwibaza mu gihugu cyacu bijyanye na Rwanda shima Imana. Icya mbere, ya mbere, ese dukora ibikwiriye imbere y'Imana? Umunyarwanda wese aho ari akwiye kureba iby'Imana yamukoreye. Amahoro Imana yaduhaye, ukuzima Imana yatuvanyemo, igihugu kikaba kiriho. Nta kindi rero cyatumye Pawulo abwira Timoteyo ngo nagusigaje ikoreti kugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Nawe ugomba kwibaza, ese
nkora ibikwiriye imbere y'Imana? Ni ikibazo Imana iri kubaza twese nk'abanyarwanda. Kabiri, ese dukorera abaturage mu kuri? Twese turi abaturage. Niba ukubura ukorera abaturage, niba ukoropa ukorera abaturage, niba ucuruza ukorera abaturage, wigisha ijambo ry'Imana ukorera abaturage. Icyo ukora cyose, ese dukorera abaturage mu kuri? Aho nitwimitse intebe y'ikinyoma muri twe. Ya gatatu, ese turangwa n'ubutabera iwawe mu rugo, uko ufata abana, umugore, uko ufata fiyanse wawe n'ibindi, harimo ubutabera? Aho ntiwikunda ukajya mu isantere ukanywa cya ritiko n'imigati 5 ukaza mu rugo mukararira ibishyimbo gusa? Ese turangwa n'ubutabera mu kazi, mu buyobozi n'ibindi bitandukanye? Ya kane, ese twita ku bakene n'abatishoboye? Iyi ngingo irakomeye. Kugira ngo uzane ishimwe ryawe imbere y'Imana uririmba ukubita ngo mucuranga umuziki, wita ku bakene n'abatishoboye? Ya gatanu, ese turera urubyiruko mu ndangagaciro nziza? Urubyiruko nirwangirika, Rwanda shima Imana yo mu myaka 20 iri imbere urumva izava he? Bantu munteze amatwi mushumbye, muyoboye, mufite abana, mubyara muri batisimu, abantu basigaye biruka mu bibazo, ubukene, inzara, ibintu byarahenze, umuntu akibagirwa kwita ku bana. Inshingano ufite ntabwo zigukuraho inshingano yo kurerera u Rwanda. Abashinzwe umutekano, abigisha n'abantu batandukanye bava hahandi mu rugo. Urugo ni uruganda rutanga abantu. Ese turi gutanga urubyiruko ruzima? Turi kwigisha abantu ingaruka z'itabi n'ubusinzi? Ya gatandatu, ese twirinda ruswa? Ruswa ikene wabo n'ikimenyane ko Imana duhaye igihugu cy'amahoro. Ese twirinda ubusambanyi? Abantu basabitswe n'ubusambanyi bw'amoko yose n'amarari yo kwangiza imiryango. Ese twirinda urugomo n'ibindi bintu bibi? Kubera ko Imana yaravuze ngo nzumva ndi mu ijuru mbababarira ibyaha byabo, mbakirize igihugu cyabo. Igihugu gishima Imana kandi kikihana kiba gifite ubushobozi bwo gusubirana imbaraga zo kubakwa no gukira. Iri ni ibanga rya Rwanda shima Imana, ngira ngo nguhe wowe unyumva ukunda gushima Imana. Ibanga ryo gushima Imana ni ukwihana, ibanga ryo gukira ni ukwihana, ugashimira Imana ufite umutima Imana yishimira. Kane, gushima Imana bishobora guteza imbere igihugu kikagira umugisha n'iterambere. Tugarutse kuri Dawidi, nyuma yo kuzana isanduku y'isezerano, Dawidi yubakiye Imana igicaniro, atamba igitambo maze aha umugisha abantu mu izina ry'Uwiteka. Uzabisanga muri Samweli wa 2:16-17-9. Ibi bitwigisha ko gushima Imana bitarangirira ku magambo gusa. Gushima Imana nyakuri gutera umuntu gukora. Umuntu ashobora kuvuga ati, mu gukora kwawe ushobora gutekereza ukavuga uti Imana ndagushimira igihugu cyanjye wampaye cy'umugisha, ariko nyuma ukibaza uti none njye niki nakora ngo igihugu cyanjye kirusheho kuba cyiza? Kujya kuri stade tugashimira Imana, kujya mu nsengero tugashimira Imana ibyo yadukoreye, aho twavuye n'aho tugeze ntabwo bihagije. Umunyarwanda wese aragomba kwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo igihugu cyacu kirusheho kuba cyiza. Gushima Imana rero bigomba guhinduka ibikorwa. Mwene data unteze amatwi, gushima Imana ibyo yakoreye urugo rwawe bigomba kujyana no gukora cyane. Gushimira Imana ibyo yagukoreye wenyine nka individual bigomba kujyana no gukora cyane. Gushimira Imana ko iguhaye degree ya A2 AD bigomba kujyana no kwiga cyane ugashaka A0. Gushimira Imana ko iguhaye boutique y'umuryango umwe bigomba kujyana no gukora cyane ukageza ku miryango 2. Na Paulo yarabivuze abwira Abafilipi, tugomba gukora tugatungwa n'imirimo y'amaboko y'intoke zacu, tukabona ituze mu mikorere. Biragusaba rero kubaka ibikorwa byiza, ukagira imirimo myiza. Kwigisha abana, biradusaba kwigisha abana kugira ngo tugire igihugu gikomeye ejo hazaza, bazaba ari ba owners b'igihugu, ba owners b'itorero, owners b'amasengesho kuturusha. Gufasha abatishoboye, gufasha abarwayi, abafite ubumuga, kuzamurana kandi tugahanga imirimo, ukiga ubumenyi mu ishuri bugamije guhanga umurimo, akazi ukora niba ukorera leta n'ibindi bigukorera Imana ukigamo guhanga gukorera Imana biyinezeza.
kubungabunga ibidukikije, gukora akazi mu bunyangamugayo, gukorera igihugu no guhanga udushya. Mu itorero hakabamo guhanga udushya, muri sosiyete zigenga hakabamo guhanga udushya, no muri leta mu kubaha Imana hakabamo guhanga udushya, utekereza cyane icyo wakora kugira ngo Imana yishimire umutima wawe. Ndagira ngo nkubwire ko gushima Imana bitagomba gutuma igihugu kizarira cyangwa kwicara kigatimaza. Bigomba gutuma igihugu ahubwo gikora kurushaho. Amashimwe yacu rero agomba kujyana no gukora. Itorero rigakora, uko itorero rikora niko igihugu gikora, tugatera imbere. Imana ishimwe. Umumaro wa gatanu, gushima Imana bitanga ubutumwa ku isi ko igihugu gishobora guhinduka igicaniro cy'ubuhamya. Yesu yaravuze muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 14 ngo muri umucyo w'isi. Amashimwe yacu rero ntabwo agomba kugarukira i Kigali cyangwa i Cyangugu cyangwa i Rubavu Nyagatare. Amashimwe yacu agomba kugera ku isi hose, akambukiranya imipaka, tukabera isi yose umucyo. Iyo igihugu gihagurutse kigashima Imana, kikihana, kigakora ubutabera, kikubaka amahoro n'ubumwe, ubuzima bwacyo bushobora kuba ubuhamya ku bindi bihugu. Niyo mpamvu Rwanda Shima Imana ishobora kuba igikorwa cyagutse mu bitekerezo, kikarenga umunsi umwe no guterana, ahubwo kubera gusenga kwacu nk'abanyarwanda isi ikagera ku Rwanda, isi ikigira ku Rwanda. Urambabarira, isi ikitwigiraho. Rwanda Shima Imana ikabyara ubutumwa bugira buti: isi yose reka twemere ko Imana ariyo itanga amahoro, ubwenge n'umugisha. Reka tuyishimire, tuyisenge, kandi duhindure ibyo dukora bitayinyuze. Ubutumwa bugira gutyo nibwo dukwiye gutanga nk'abanyarwanda muri Rwanda Shima Imana, bukagera ku isi yose, imigabane yose, abantu bagatangira gukora ubutumwa n'ibikorwa binyuze Imana. Ibintu bikorwa bibi byuzuye isi, inzangano, urugomo, abantu bakabifunga bakegera Uwiteka. Ndagira ngo dusoze, ndagusoza nkubwira ko dukwiye guhamagarira isi yose gushima Imana. Muvandimwe uri kunyumva, Rwanda Shima Imana itwibutsa ko igihugu gishobora guhagarara imbere y'Imana kikavuga ngo Mana turagushimira, nk'uko tubikora buri mwaka, nk'uko twabikoze. Umwami Dawidi ntiyatewe isoni no kubyinira Imana imbere y'abantu cyangwa no kuba Mikali yaramusebeje. Ibi ntibyatumye Dawidi areka gushima Imana, kandi nyuma yo kuzana isanduku y'isezerano hari ibyiza byinshi byakurikiyeho. Igihugu kirakomera, yubaka amateka. Ubutumwa rero si ubw'u Rwanda gusa ku bijyanye no gushima Imana, ahubwo turasabwa gushima Imana, tugakiranuka, tugakundana, tukubaka ububyutse Imana yatubwiye ku rwego rwose. Isi izagiza kuvoma mu Rwanda, abazungu bakaza kuvoma ubumwe mu Rwanda, isomo ryo kubana mu Rwanda, guhimbaza Imana mu Rwanda, gufashanya, kubaka igihugu, kumvira, kuyoboka ubuyobozi, kuba mu itorero no kugira indangagaciro bakaza kubyigira mu Rwanda. Bwa bubyutse Imana yatubwiye, abazungu bakaza gufashirizwa mu Rwanda no kuhuzurira umwuka wera. Niba Imana yarahaye igihugu ubushobozi bwo kuyishimira, ni ngombwa ko ibihugu bya Afurika nabyo bigomba gushima Imana. Ni ngombwa ko ibihugu by'Uburayi bigomba gushima Imana byigiye ku Banyarwanda. Ni ngombwa ko Amerika nayo igomba gushima Imana. Ni ngombwa ko Aziya nayo igomba gushima Imana. Haleluya. Ni ngombwa ko Australia n'ibirwa byo mu nyanja nabyo bishima Imana. Impamvu urambaza uti ni iyihe? Gushima Imana si iherezo ry'ibyo bihugu. Gushima Imana si iherezo ry'ibyo bihugu, ry'iby'igihugu gikora. Ndabisubiramo, gushima Imana si iherezo ry'ibyo igihugu gikora, ni itangiriro ry'ibindi byiza, kubera ko Imana iguma mu ruhande rw'abayishima. Iyo igihugu gishima Imana ntabwo kigira iherezo, ahubwo Imana inezezwa no kubana nacyo. Banyarwanda mu nyumva, Barundi mu nyumva, Bakongomani n'ibindi bihugu, gushima Imana ni umwanya wo guha Imana imwanya mu buzima bwanyu kugira ngo ize kurema n'andi mashimwe y'ubutaha. Imana inezezwa n'imitima ishima ikiranuka, ikundana, bituma Imana iza kurema n'amashimwe y'ubutaha. Iyo dushimye Imana rero tubona ibyo dufite, iyo tubibonye turushaho kubibungabunga. Iyo dushimye Imana tugira umutima wo gukora, iyo dukora tuvumbura udushya.
iyo tuvumbura udushya igihugu gitera imbere. Niyo mpamvu uyu munsi nsoje iki kiganiro nkubwira nti Rwanda shima Imana, Afurika shima Imana, isi yose shima Imana. Kuko mu gukereye udushya tw'umubano no gushimira Imana niho Imana itangira ubwenge no gutera imbere kurushijeho. Kandi ngarutse ku ijambo ry'Imana twifashije mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma ibice 7 ku murongo wa 14, ngo nzumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu cyabo. Ni ngombwa ko dusenga tukabwira Imana yacu kugira ngo idukirize igihugu. Igihugu uyu munsi gihera kuri wowe. Muri wowe hari igihe igihugu cyawe cyaba kirwaye, umubiri urwaye, ubugingo burwaye, urugo rwawe rurwaye ukabona rujya mu mworera. Hari ubwo yaba ari amasomo yawe arwaye, hari ubwo yaba ari umuryango wawe urwaye, ari korari yawe irwaye cyangwa itorero ryawe ukumva ufite agahinda. Ni ngombwa ko nyuma y'iki cyigisho dufata umwanya tugasenga. Tugiye gufatanya nawe gusenga, fatanya natwe gusenga. Mana Nyiringabo, turasenze nyuma y'iki cyigisho cya Rwanda shima Imana dukoze. Tuzakora na Afurika shima Imana, tuzakora n'isi yose shima Imana mu ndimi zose. Abantu bamenya akamaro ko kugushima bakiranuka bagendana nawe. Ariko hari mwene data ugize ibyifuzo bitandukanye. Turasenze rero ngo uduhe umutima wo kurushaho kugushaka, uduhe umutima wo kurushaho kugushima, kwihangana mu gihe hari ibyo utarakora no gukora ibyiza. Kandi dusengeye isi yose ngo abantu bahinduke, abantu bumve ko ububyutse buzazanwa no guca bugufi no kukubaha, mbere hakabanza kwihana. Haleluya. Hagakurikiraho kugushima ibyo wakoze, kandi hagakurikiraho no gukora cyane. Uko tugenda twacivinga tugera ku musaruro, tukarushaho kuzamura icyubahiro cyawe. Sengeye umuntu wese utwumva ufite ibyifuzo byo kubohoka no gutabarwa, kugira ngo umugereho abone igishyashya azagushimira umwaka utaha mu giterane cya Rwanda shima Imana, cyangwa n'uyu mwaka turimo. Kuko buri munsi dusabwa guhora tugushima. Gushimiye kuri kumwe natwe kandi kuturengeye. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Mana data uri mu ijuru, turagushimira urukundo n'imbabazi utugirira buri munsi. Turagusaba ngo uduhe umutima ukunda gusenga no kukwegera. Dufashe kwihana ibyaha byacu, dukomeze kwizera ko wowe ushobora byose. Uduhe imbaraga zo kuguma mu masengesho mu bihe byose, haba mu biza no mu bibi. Mana dufashe kugira ubuzima buhesha izina ryawe icyubahiro, no kuba abahamya bawe aho turi hose. Tubisabye mu